Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe aho muherereye hose mu duce tugiye dutandukanye. Kuri uyu munsi rero nongeye kugira ngo mbagezeho ibijyanye n'impanuka zibera muri East Africa cyangwa se mu karere k'ibiyaga bigari, washatse wanavuga ko ari mu burasirazuba bwa Afurika. Reka rero dutangire na Kenya, aho indege yari irimo irerekeza ku kibuga cya Mandela iturutse i Nairobi ku kibuga cyitiriwe umuperezida w'igihugu, aho yageze aho bita muri Mandela, maze mu guparika kwayo igaparika nabi, ibyo bita guparika muri muvezari, maze ikamanukira mu bihuru. Iyi ni indege yaguye mu bihuru, yari itwaye abantu bagera kuri 32, kongeraho n'abandi 4 yari abakozi. Iyi ndege yarengeye mu bihuru, ndetse mu mafoto ndetse n'amavideo yagiye agaragara, hagiye hagaragara iyo ndege inyuma yayo gusa cyangwa se ikibuno cyayo, ariko ntabwo bigeze bagaragaza imbere hayo. Ibi ngibi byaje kuba amahirwe gusa, aho indege yangiritse cyane ku buryo buhagije ndetse ku buryo bukomeye, ariko nyamara nubwo yakomeretse gutyo nta muntu wigeze akomereka kandi nta n'umuntu wigeze apfa. Yari amahirwe masa, ndetse kandi yari ubufatanye bw'Imana n'abantu. Reka twongere none twihutire mu gihugu cya Uganda, aho imodoka yari irimo igenda mu gace bita Tororo mu muhanda wa Jinja Highway, igakora impanuka idasanzwe, abantu 6 bagapfa, abandi basigaye 13 nabo bakahakomerekera. Iyi yari impanuka yatumye abantu benshi bakomeza kuvuga ngo nyamara bongere amategeko y'imihanda ndetse bakontrole cyangwa se traffic yongere imbaraga mu bijyanye n'imihanda. Aha ngaha muri aka gace ka Jinja we ni ahantu hakomeza kubera impanuka zigiye zitandukanye, gusa by'umwihariko muri iyi minsi ho birakabije. Yari imodoka yo mu bwoko bwa taxi, kandi nongeye kubabwira ngo mukore subscribe kugira ngo tuze kubagezaho amakuru ahagije, kubabwira ni bande bari berekeye he ndetse bari bavuye he, ese buri buze kurangira gute, bari buze kubona ubufasha cyangwa se bari bushyingurwe hehe niba biri bube ngombwa ko bashyingurwa. Murakoze cyane, njye nitwa Rukundo Alex ubagezaho amakuru, n'ahandi wayasanga rero ni kuri Mateka TV, YouTube na TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ciao ciao.